icyaha ararana akakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi. Nta wica ugira amahirwe, nta wisha ugira amahirwe na busa. Umena ay'abandi, ayawe akakumiramo amaraso. Niyo mvuga. Rero uko twicara tuzi amateka y'igihugu cyacu. Tuvuga kuri twe ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icyambere, ubundi niyo bitaba ayo mateka cyangwa bikabije, tuvuga amajyambere. Dushaka gutera imbere, ntabwo dushaka kuba abakene. Niba hari ushaka kuba umukene hano, ntabwo ndi kumwe nawe, ntabwo ari ntacyo kuramya mu bukene kiriho, kirahari, ntacyo. Icyo ni cyo cya mbere, gutera imbere, abanyarwanda bagatera imbere. Niho nahereye kuri cya kibazo nabajije, impamvu muri 60 na kangahe, imyaka 40, 50 nyuma yaho, umuntu yaza akadusanga tukiri aho dusindagizwa n'umuhisi n'umugenzi. Icyo twari dukwiye kuba tukibaza tukanacyanga. Icya kabiri, kubera aya mateka navugaga, ni ukuvuga ngo u Rwanda rwacu rwarashenywe, rugira amacakubiri, umuturanyi yica umuturanyi. Rwose, ndetse ahubwo muranabizi, hari n'abishe no mu muryango wabo. Bakica no mu muryango imbere, bakica. Ibyo ntabwo ari ibintu wafata ku buryo bworoshye kugira ngo duhanagure ayo mateka mabi y'ubwicanyi, umuturanyi yica umuturanyi, umukuru w'umuryango akica abanyamuryango, abamuvukaho cyangwa ufite ukundi bafite icyo bapfana. Ibi ntabwo ari uburyo abantu babaho, twaba tutari abantu. Hanyuma ibi byose tumazemo imyaka, ngenda bihera ko mfite umuryango nkuriye witwa RPF. Hari indi miryango myinshi, abantu bafata intwaro barabipfira, barakomereka, bagera bate. Nyuma yaho tukavuga ngo ariko murabizi, uko tumeze kose twebwe nk'abanyarwanda ntabwo twabaho umuntu areba undi nk'umwanzi. Tugomba gushaka uburyo, kandi ntabwo, usibye kuba twarabaye urugero rubi aho ngaho, ingero z'ukuntu abantu baba batandukanye ariko bakabana zirahari nyinshi zirenze. Tukavuga ngo twicara tukaganira, tukavuga ubumwe bw'abanyarwanda. Ubunyarwanda nta nubwo ari twe twabihimbye, twarabisanze, twabivukiyemo. Ariko twakora dute ikintu cyo gusenya kuba umunyarwanda? Ibyo ababikoze barabikoze. Icyo dushinzwe, intego yacu, twese hamwe no mu bandi bayandi mashyaka atari ibyo navuze rya RPF,
nabo bagomba kuba ariko babyumva. Ntabwo nzi uwagira ishyaka cyangwa uwagira intego yo gusenya igihugu cye cyangwa se ngo agabanye abantu abacemo ibice. Ntabwo nzi uwo yaba aturuka. N'iryo shyaka nta nubwo twaryemera ko ribaho inewe, ntabwo biba rikwiye kubaho. Ariko noneho ibi byose turabivuze, ndetse ahenshi biragaragara ko bikoze nyuma y'imyaka bigiye kuba 30 guhera 30 umwaka utaha irabera 30 uhereye muri 1994. Ibyo tumaze kubaka birahari. Ntabwo nari nzi ko hagati aho habonekamo noneho ibisenya bisubiza hahandi. Turacyabafite hirya no hino, turabafite, baratuzungurutse no hakurya y'umupaka hafi aha barahari, bavuga ko bagaruka bakica abo basize batarangije. Icyo ni kimwe. Ariko noneho n'uwasagutse mu bagombaga kurangizwa, ntabwo ari wowe nawe wakwifuza kugirira undi nabi, kuko waba ubaye nkawe, kandi icyo utakaza ni kimwe, utakaza abantu ubuzima. Ubumwe tuvuga rero ni uburenga ibyo bibazo, ni uburenga ibyo bitekerezo ibyo bibazo bishingiraho. Munsobanurire rero, kandi ubu ndabivuga, wenda turabivugira hano muri Musanze aho byabaye, byavuzwe, byagize bite, ariko ndibwira ko hagomba kuba n'ahandi biri, ariko naho tuzahagera. Kuhagera kandi turabivuga neza tubiganira, ariko nibiba ngombwa n'imbaraga zakoreshwa kubikemura, kuko ntibishoboka. Ntabwo no mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika. Ntabwo bishoboka. Ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugera gute tuzi icyo byadusigiye.